One more time, ladies and gentlemen. This is the MPTV online. Remember to subscribe. Umunsi ku munsi muramubwira gukora subscribe. Tunashimira abantu bose bamaze gukora subscribe. Ndabashimira cyane ku bantu bakoze share, ndabashimira cyane ku bantu bakoze kuri notification. Ndashimira abantu benshi cyane bakomeje kugenda badukurikirana. Imana ibaho umugisha. Iyi ngiyi ni support bikomeye cyane kuri industry ya entertainment mu Rwanda. Ndabashimira cyane kuko twaje tuzi Hard Entire Show, tuzatu MPTV. Hanyuma ndabashimira, Imana ibaho umugisha. Ni byiza cyane. This is the Hidden Talent Show. You're welcome. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. You can get high when you want. You can get high when you want. Get high. Well, ladies and gentlemen, this is MPTV. Hanyuma njye nitwa MCT behind the camera, muri kumwe na Maniga Rocket the G-Face. Hanyuma iyi ngiyi ni the Hard Entire Show one more time. Hanyuma today nabwiye ko uyu munsi abari impano neje abari impano neje wundi abari impano kuko impano nyinshi mu Rwanda rwa Gasabo kugira ngo ibintu bijye bigenda neza 5 to 5. Hanyuma ndashimira cyane Mika Fashion Association wivu kuko tuba turi kumwe cyane kuri MPTV kuko no mugabo udushyigikira cyane umunsi ku munsi duhereza opportunities yuko zishoboye akaduhereza ukuntu tugomba gukora gahunda. Turamushimira cyane. Ndakubwira ngo ufite gahunda ya event, ufite gahunda yo kwambara agakote keza, ndakubwira ngo ufite gahunda yo kwambara agapantaro keza, ufite gahunda yo gukoresha umupira mwiza wanditseho Gana Mika Fashion agufashe kugira gahunda zigende neza 5 kuri 5. Hanyuma ibintu bigenda neza. Uyu munsi nasuye umunyempano ndahantu hamwe Samuel mu mujyi wa Kigali, ndahantu hameze neza. Mwabonye ko hari Chase nahageze nsanga aratangaje cyane. Hari ibintu nasanze ari gukina no musista, biba binatangaje kubona umwana w'umukobwa ari mu mikino nk'ingi, ariko sinzi nimba ariyo mpano yiwe. Twamusanze ahantu kuko yaradusabye ati duhure tubikore fresh, niyo mpamvu twamugezeho turagira ngo tuze kuganira neza 5 kuri 5. Hanyuma ibintu bigende neza kugira ngo aze kutugaragariza impano yiwe. Ese ni Chase impano yiwe ni Chase cyangwa se impano afite izindi mpano, kugira ngo bigende neza 5 kuri 5. Nitwa MCT. Hanyuma ndagira nkubwire ko Shema Consultant Company Limited aragufasha cyane kujya mu mahanga nta yindi gahunda biba bisaba. Tugasaba kugira ngo ujye kwiga ukarishya ubumenyi. Ntibivuze ko mu Rwanda nta bumenyi buhari, ahubwo turagira ngo dufatikanya kugira ngo ubumenyi tugende tubusakaza. Bivanye biriya hakurya tugahuza n'ibyo dufite bigenda bimeze neza. Hanyuma tugufasha kugira ngo ubone visa yawe neza cyane, tugufasha kugira ngo ubone ibyangombwa by'ishuri, tugufashe kugira ngo unave hano, turaguherekeza tukakugeza ku kibuga cy'indege pako wagurutse, tukakurikirana n'amakuru yawe ugeze ku ishuri kugira ngo gahunda zimere neza cyane. Nta kindi biba bisaba ku bana barangiza secondaire mw'iyi minsi. Ndazi neza yuko abana bakoze ibizamini bya leta, hanyuma bategereje yuko somo yongera gusubukurwa bagakomeza bakiga. Tugusaba kugira ngo utugane muri Shema Consultant Company Limited kugira ngo tugufashe ibintu bigende neza cyane. Turagusaba ngo uhamagare kuri 078 24 16 548 kugira ngo ibintu bigende neza cyane, tukurangire utugane ku ma office yacu aherereye hose mu Rwanda kugira ngo bigende neza. Hanyuma The Hard Entire Show reka twakira umutumirwa w'uyu munsi kugira ngo atuganirize kugira ngo ibintu bigende neza. Hanyuma dukomeze dukurikirana impano z'abahanzi nyarwanda, cyangwa se waba uri umuhanzi, waba uri umusizi, waba uri umukinnyi, waba uri iki, byose birakura kugira ngo uzane impano yawe kuri The Hard Entire Show kuri MPTV kugira ngo gahunda zigende neza cyane. Welcome to the show sister, how are you? I'm fine. Witwa nde? Tugusanze ukina Chase, nibyo byantunguye. Dusanze ubundi banza ubwira abanyarwanda kwanza witwa nde, urinde, uri muntu ki, background ntoya cyane yawe. Okay, murakoze. Nitwa Uwase Joseline. Nkaba ndi umukobwa w'imyaka 18. Nkaba nkunda gukina chess. Ariko ikirenzeho cyane nkunda kuririmba cyane. Murakoze. So turaza kugusaba wongerejwe kugira ngo abadukurikiye bagende bumva neza kuntu ibintu byawe bikora. Chess ubundi chess hari umuntu ushaka kumva chess
for the first time chess ubundi ni iki? murakoze. chess ni umukino bakinisha nyine intoki, ukinwa n'abantu babiri, bisaba ngo utekereze cyane. Ni umukino mwiza, wagura ibitekerezo, ni mwiza pe. chess wayize ryari? Ndaza kubanda, ndashaka kuza kwibanda ndaza kuvuga kuri chess gatoya nk'iminota mike, ntabwo ariho ndibanda cyane, ariko chess ubundi chess wayize ryari? Ubundi chess wayigishijwe nande? Okay, murakoze. chess nayize 2015 nibwo natangiye kuyiga. Ni umusore waje muri quartier yitwa Karuhanga James, ni umunyamakuru arandika, niwe wabidufashijemo, yaraje nyine aratwigisha, ariko tugitangira twabonaga nyine ari ibintu bimeze nka film, ariko twagiye tugenda tubimenya kubera kubikunda. So chess wavuze ko bigusaba gutekereza cyane no kwiga ku mukino cyane, ariko ubundi chess ubundi wowe kuyikina uba wiyumva gute? Njyewe ndi gukina chess mba numva nyine meze neza muri njye, mba numva nishimye kuko nyikunda, ko ni umukino nyine uramfasha muri byinshi. Rero nuko okay. So wenda tuvuye ku ibyo ngibyo, nabonye wari wandagaje umugabo hano, nabibonye navuze ati ibi bintu biba bikomeye cyane kuba uri umuntu w'umugabo ukabona, ariko ubu byaroroshye, iterambere ryaraje, nta mugabo nta mugore, umugabo ibyo yakora n'umugore arabikora. So turajyana noneho tugaruke ku kintu wari uvuze ngo cy'impano yo kuririmba. Ufite impano yo kuririmba, ushobora kuvuga uti ubundi impano yo kuririmba yaje ryari, byagenze gute? Bwira abadukurikiye, duhereze kuri histoire yawe y'impano yo kuririmba. Okay, murakoze. Ndi impano yo kuririmba nyine ije vuba, narabikundaga mbere, ariko nyine nkabikora biri aho ngaho, nkajya ndirimba ariko simbyiteho. Rero ngeze ku ishuri njya muri worship team, batangira kunyigisha kuririmba, ndirimbye nkajya numva abantu bari kumwe ngo biri kugenda bivamo, bakama courage, nanjye ngenda nkomeza nyine, n'ubu ngubu ndakiga. Urakiga? Well, buriya ari ikintu cyiza nkunzemo kimwe, buriya The Hard Internet Show, hari ukuntu umuntu azavuga ati mfite impano, ariko hari n'umuntu uzavuga ati nkeneye support yanyu, kubera yuko hari uburyo mukoramo ibintu neza, uburyo buri professional, akatugana akavuga ati njyewe ntabwo mfite impano, cyangwa se donc mfite impano ariko ntabwo ndamenya kuyihanduringa neza, cyangwa ntabwo ndamenya kuyintroducinga neza. Nicyo kiba kigenewe nk'abanyarwanda. Hanyuma abanyarwanda cyo bima musabwa no kugira ngo mumusapotinge muri commentaire, mumubwira ati ukwiye guhindura ibi ngibi, ukwiye gukora ibi ngibi. Niyo mpamvu ndishimye cyane, kubera yuko burya hari umuntu uza kuri inuza ku kinyamakuru runaka akubwira ati njye mfite impano, yanaririmba ukumva nta mafuti, sibyo? So ariko wowe uravuga uti njyewe impano ndayifite, ariko nkeneye kuyintroducinga neza kugira ngo igaragare neza, inagaragarire abanyarwanda neza. Bivuze ngo rero igihe ntabwo kirajya cyo kugaragaza impano yawe? Hoya, ntabwo ari ibyo bivuze nyine, kuko nshaka kwiga, nshaka kubyiga. Ubu nyine ndamutse ngize abamfasha bakanyigisha nyine, kuko ibyo mfite ni bikeya, ariko ndacyashaka kwiga. Rero hagize abamfasha bakasapotinga, bakamfasha mu kwandika, bakamfasha mu kunyigisha uko nyine naririmba neza, nabashimira. Rero niyo mpamvu ubu ngubu ndahangaha nshaka kuririmba, ndumva mbifitiye inyota, ndabishaka. Sasa ndaza kugusaba uze kongera ijwi, kuko urimo kuvuga gake, ariko ntacyo, kugira ngo tubigenze neza cyane, ndagira ngo noneho uze ko wereka abanyarwanda ubundi ko wa muntu ashaka kuririmba, ubundi koko ubundi yaririmba, ashaka kuririmba ariko se ubundi yaririmba koko? So try, ndagira ngo tukubitira akantu gato cyane, cyangwa se akantu wowe uko bishaka tu kamwe, kugira ngo abanyarwanda babone ko byibura hari ukuntu bagufasha, cyangwa hari ahantu bahera bagufasha. Kuko burya nabajya bavuga ngo n'Imana yaravuze ngo Imana ngo ifasha uwifashije. So turagira ngo noneho ubwiriye bakurikiye MPTV, kwanza bahereza akantu kameze neza. Ndaguheza na mikoro tu, kandi mu ijwi rinini. Okay. Baby, you are strong, you are wise, you are ways beyond 1,000 reasons why. You can't be perfect, baby, 'cause nobody's perfect, daddy. But no, there's nobody in the world
like you. Murakoze. wese nkubitira aho ngaho ko uririmbye gato se njyewe ubundi hari ukuntu n'umuntu bavuga bati umuntu afite impano ushaka kuririmba akantu gatoya ariko byibura akavuga ati kano kantu hari ikintu kadufasha cyangwa se hari uburyo kamufashamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi sibyo sasa ndagira ngo nkubaze wenda ntago ndakugora ngo wongere usubiremo iyo ndirimbo wenda mu kanya turaza kugaruka nanone ndagira ngo unyibwirire ske impano yawe yo kuririmba yaje ryari wabimbwiye ngo ni 2010 cyangwa ni vuba ejo bundi niyo mpamvu nkubwiye ngo impano yawe hari ukuniza ariko yaratangiye kera donc ubyiyumvamo ariko gutinyuka bikaza nyuma gutinyuka ubundi nicyo kintu kigora abantu benshi cyane ubundi we ni gute watinyutse kwanza ukavuga uti ngewe reka ndirimbe tu Okay, murakoze. Uko natinyutse numvaga nyine mbikunda bindimo ndavuga ngo ni gute ntanjye nabikora navuze nanjye ngomba kubikora nkereka isi yose icyo mfite n'abanyarwanda icyo mfite kuko nabonye kwitinya ntacyo umuntu witinya nta kintu yageraho kuko hano hanze hari abana benshi bafite impano yo kuririmba ariko bakigiramo ikintu cyo kwitinya rero icyo nababwira nuko bakitinyuka bakereka igihugu cyabo n'isi yose icyo bafite kuko niryo terambere kuri twe ku banyarwanda no ku isi yose murakoze sana niryo terambere kuri twebwe n'abanyarwanda cyangwa se ku isi hose kwitinyuka bari neza cyane Welcome to the Peach Resto and Bar. mwaduhamagara urashaka ahantu ho gusohokera ku mazi nakurangira kuri Nyagasambu Rilim Beach Hotel mu murenge wa Fumbwe i Rwamagana ni minota 10 gusa kuva kuri kaburimbo ku isoko rya Nyagasambu bagufitiye inkoko nyama choma ndetse n'isamake bakokereza ikiva mu mazi Nyagasambu Rilim Beach Hotel bagufitiye amacumbi meza ubusitani bwiza ndetse n'ibibuga by'imikino inyuranye imyicungo y'abana ndetse n'ubwato bugutembereza wumva amahumbezi uhamagara 0781635495 hanyuma reka nkubwire ko Alarm Company Limited iragufasha cyane ushaka ko ufite dinamo cyangwa ufite generator cyangwa se ufite ponteze cyangwa se ufite ibikoresho byose biri babyita electricity cyangwa se ibikoresho electronic ariko biri electricity turagufasha cyane kugira ngo tubirepare tubisibize ku murongo ntago ari ngombwa ngo ujye mu Bushinwa ujye gushaka ibindi bikoresho ahubwo byo ngibyo turagufashamo kugira ngo bigaruke bigende neza bisubire ku murongo bikore neza cyane ushaka ko ufite uruganda ushaka kwestara ushaka ko ufite ahantu ushaka gushyira uruganda turaza kwigira inyigo y'ukuntu uruganda rwawe rwagenda neza niyo mpamvu Alarm Company Limited yaje kugira ngo igufashe kugira ngo bigende neza cyane hanyuma ushaka kuba ukeneye ubundi bufasha ushaka guhamagara kuri 0788
0758707075 kugira ngo bigende neza cyane. Rema Company Limited dusonga Sonatibe hano muri Rompwe kugira ngo tugufashe neza cyane. Hanyuma dukomeje n'umutumirwa w'uyu munsi turaganira nawe ibintu bitari byinshi cyane kubera ko yababwiye ko akeneye support yanyu kugira ngo urwego rwe abashe kuruvana ku rwego rumwe arushyire ku rundi rwego, kugira ngo buryo uyu muntu yatinyutse akavuga ati ngewe ndaje mu mfasha ubwo munyereke ibyo na kosora kugira ngo ibintu bigende neza, aba ari neza cyane. Hanyuma dukomeje ndagira nkubaze wenda uransubiza mu buryo nka bubiri ubundi urashaka kugira ngo impano yawe ufite uyigeze hehe, cyangwa se abanyarwanda bagufashe gute kugira ngo impano yawe ushaka igera aho ikwiye kugera? Wowe ni iki wifuza ku banyarwanda? murakoze. Ikintu nifuza ku banyarwanda ni support yabo, yuko banshyigikira bamfasha, nicyo kintu mbifuzaho. Nshaka yuko impano yanjye igera ahantu kure cyane. Murakoze. Kure rero sasa dore kure buriya hari ukuntu umuntu aguhereza intango akavuga ati toramo ibyo ushaka, ahubwo wowe ugatoramo biki. Ndongera ngohereze chance, urashaka iki ku banyarwanda? Icyo nshaka ku banyarwanda nshaka ko bama support, banshyigikira bakanyereka yuko turi kumwe, bakama imbaraga zabo bakamfasha. Icyo kintu nshaka ku banyarwanda. Kugufasha mu buhe buryo? Mu kumfasha nk'ubu ngubu ntago nyine mfite amafaranga yahagije ku buryo najya nyine nko mu bigo byanoza kuririmba. Hagize waba ubishoboye ubizi yamfasha kuririmba, kwandika indirimbo bamfasha, niyo support mbashakaho. Bivuze ngo first of all wowe urashaka kubanza wongera ubumenyi ku ushaka kuba uzi kuririmba wa mugana ariko udafite ubumenyi mu kuririmba. Donc no kuvuga ngo ushaka kugira ngo umenye ibintu mu buryo professionnel, niko muziki usigaye ukorwa muri iyi minsi narabibonye. Hanyuma none wa mugane wawe kugira ngo bigende neza, ndagira ngo none abanyarwanda kugira ngo baze kubona ko turi serious, ugiye kongera kubita kandi kantu kameze neza, ariko none uraririmba verse na chorus, sibyo? Birashoboka kubera yuko watubwiye yuko ukeneye support yo kugira ngo abantu bagufashe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Turagira ngo tujye tubijyana mu ubwo buryo, tugende improving ibintu. Mu kanya waririmbye akantu gato, none turagira ngo noneho uririmba akantu agace wenda na chorus na verse. Twagiye. I'm so insecure. Usomaga message ukiniacha your phone. I'm so insecure. I'm never telling you about it. Hey. When I see Mona Dijon, I never leave your house on makeup on. But I still talk about it. Yeah. Junior Majid ni machi. Si kwa chunguzana kipolisi. And the body is a movie. And I hope you feel the same. But insecure. I'm insecure. I'm so insecure. I'm insecure. Well, ni byiza cyane ibintu kuntu biba bigomba kugenda 5 kuri 5, ibintu biba bigomba kugenda neza cyane. Turishimye cyane kubera yuko turi kubana nawe by the way. Ni impano episode kuri episode. Ubundi reka ngoze icyo kimwe kubera icyo wavuze ati impano yanjye ngomba kujyana kuri The Hard and Talent Show kugira ngo babanze bayimurike. Okay, murakoze. Impamvu nabivuze nuko nabonye Hidden Show ifasha abantu bafite impano kugira ngo bagaragaze ikibarimo, bagaragaze icyo bashoboye. Niyo mpamvu nanjye nifuje yuko bamfasha nyine bakereka abanyarwanda icyo nshoboye. Niyo mpamvu. Uri umwana ukiri muto, imyaka 18, siko watubwiye.
yego imyaka 18 ntabwo ari imyaka myinshi, n'imyaka y'ubuzima uba ugomba kuvuga uti ndi gupulaninga life yanjye mu myaka nk'itanu iri imbere. Ubwira icyo umwana ukiri muto ugifite imyaka yo munsi yawe ariko ushaka gukora muzika, ariko kuvuga ati ngewe nditinya kubera izo sababu izi n'izi, ariko wenda nari kuvuga ngo ababyeyi, ariko ababyeyi ntabwo ari bo ngiye kuzaho aka kanya, ndaza kugira ngo tuze kubigarukaho nyuma. Ariko umwana ukitinya akavuga ati nge ntabwo nshobora gukora umuzika kubera yuko wenda ku ruhande rw'umukobwa hari abantu bavuga ati umukobwa wakoze umuzika yagiye muri kayindaya. Nde ndabivuga gutyo kuko for sure niko abantu batekereza, tuvuge nk'ababyeyi baba bakozemo n'iki, yagiye muri kayindaya. Ubwira iki uwo mwana ukiri mw'ubwo buzima, niko nabivuga, none ariko ashaka kugira ngo byibura akora ibintu byiwe ariko agitekereza gutyo? Okay, icyo nabwira uwo mwana ni uko nyine atekereza nabi. Ari gutekereza nabi. Icyo namubwira ni uko yahaguruka akamenya ubwenge, akajijuka, agakora ibimurimo, kuko nibyo bizamugirira akamaro mu gihe kizaza. Kuko mbere kera ibyo bigaga nibyo byabafashaga, ugasanga umuntu arize arasoje abonye akazi keza bitewe n'ibyo yize. Ariko ubu muri iki gihe usigaye wiga ibintu naba ari byo ukora, ahubwo ni ngombwa yuko agomba gukora ibimurimo, ugakora ibikurimo ibyo wumva ushoboye. Rero ikintu namubwira ni uko yakitinyuka agakora, agahaguruka agakora, kuko iki ni cyo gihe cye. Murakoze. So ngiye kukubaza akabazo k'amatsiko. Ese impano ni ubuzima cyangwa ubuzima ni impano? Ku kabazo karangoye kugasubiza. Impano ni ubuzima cyangwa ubuzima ni impano? Njyewe ukuntu mbyumva kuri njye, ongera unsubiriremo. The Harden Talent Show. The Harden Talent Show. Impano ni ubuzima cyangwa ubuzima ni impano? Okay, murakoze. Impano ni ubuzima. Impano ni ubuzima. Yego. Kubera iki ubuzima atari impano? Ubuzima kubera iki atari impano? Nuko ubuzima turabugura se? Hoya ntabwo tubugura, kuko n'udafite impano afite ubuzima. N'udafite impano afite ubuzima. Afite ubuzima. Yego. Ariko ntekereza ko ahubwo ngewe ubuzima ari impano twahawe. Ndabeshya? Okay. Reka tubyihorere byagucanze. Ariko ntacyo. Okay, impano ni ubuzima. Right, reka tugendere muri content yawe. Impano ni ubuzima. Hanyuma ushobora kwemera yuko impano yawe ishaka kugugaburira mpaka upfuye? Ndabyemera. Gute? Mu buhe buryo? Nkawe tuvuge mu mpano yawe umuziki ushaka kujyanamo ibintu byawe. Ese ubundi kuki utavuze ati reka nkomeze chess? Ukavuga uti ngewe ndashaka kugira ngo impano ni improvinga ari y'umuzika. Okay, murakoze. Nyine impamvu chess nayo ndayikina, ako nyine ntabwo biri high cyane, nyine high level. For fun. Oya, kuko ndayikunda, kuko nyikunda nyine niyo mpamvu nyikina. Rero nje impamvu numva yuko impano ari ubuzima, nta muntu utagira impano, ahubwo biterwa nuko umuntu ayibonamo akayikoresha, kuko hari abantu benshi bagira impano ariko ntibabimenye. Rero niyo mpamvu numva yuko impano ari ubuzima, kuko iyo wamenye impano ufite muri wowe iragufasha ikazaguha ubundi buzima bwiza buruta ubwurimo. Impano ni ubuzima, manda tumande. Impano ni ubuzima, kandi impano iragutunga mpaka ubayeho, mpaka upfuye. Impano ni ubuzima, niyo mpamvu natwe twicaye hano, nuko tukesha impano zacu ubuzima, cyangwa se impano zikaba ubuzima. Niyo mpamvu aka kanya kuba nicaye hano G-Face ari inyuma ya kamera ni impano. Niyo mpamvu biratugaburira, biradutunze, kandi bizatuma tubaho mpaka dupfuye. Niyo mpamvu tuba tubasaba support nk'abanyarwanda kugira ngo ugende neza. Impano ni ubuzima, sibyo? Yego. Sasa turi kugana ku musozo, ndagira ngo abanyarwanda kugira ngo bazagukumbure neza cyane, bazagukumbura. Ariko ndashaka kugira ngo ubaze, burya mu Rwanda hari ukuntu umuntu aba akora umuzika avuga ati umuzika hari uburyo nkukoramo, ariko hari n'uburyo ki
mba nshaka kugeza mu rundi rwego, ariko uba ufite umuntu ureferaho ukavuga uti njyewe byibura ndi kwirefera ko uyu muntu hari ahantu nshobora kugera. Ninde muhanzi wireferaho mu Rwanda? Ariel Ways. Ways Yeah. on way. Yeah. Ways Ariel Ways. Ni umusista ubirimo neza mw'iyi minsi, abirimo neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kude chapeau ku buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ngo wahe kude chapeau ntabwo mba mvuze ngo wageze aho ugomba kugera. Hari byinshi ugikeneye gukora, hari byinshi ugikeneye guhandoringa, hari byinshi ukeneye kugira ngo bigende neza, kugira ngo urwego rwawe ruve ku rwego rumwe rugere ku wundi. Nibwo tugitangira. Ways, keep it, kubera yuko Imana yaguhaye umugisha, jya ukomeza ubikoreshe fresh. Hano ufitemo na role model wawe, ntago ari uyu gusa, igihugu gituwe n'abanyarwanda benshi barahari. Ways nta karirimba kibuze. Ndakazi. Urakazi? Ego. Wakaturirimbiraho cyangwa wapi? Wapi? Ariko naragowe. Nukubera iki utaturirimbira role model wawe? Ariko umuntu ashobora kuba ari role model wawe, ariko indirimbo aririmba kuzifata bikakugora, ariko ukumva ukuntu aririmba ukumva ni sawa cyane. Ndabyumva cyane, ariko nta kibazo. Hanyuma wenda tuvuye mu Rwanda, undi role model wawe tuvuge ku isi hose uvuga ati cyangwa ni Ways naho? Hoya. Umugore witwa Adele. Adele. Yeah. Sasa indirimbo ikurikiraho dukubita Adele. Uradukubita Adele tu. Anyway, ntacyo. Ladies and gentlemen, twavuze yuko uyu sister wacu tugomba kumufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi bwo kuzamura impano yiwe. Yatubwiye ati nkeneye support yanyu kubera yuko njye niyumvamo kuririmba, ariko nkeneye yuko mumfasha kugira ngo urwego rwanjye ruve aho ndi, kugira ngo nzamure urwego rwanjye nanjye numve ko ngomba kujya ahantu hamwe hameze neza. So yirefera kuri Ways na Adele. So ni abahanzi beza cyane, bameze neza cyane. Ku bakurikirana music nyarwanda kuri Ways ni sawa, ku bakurikirana music y'isi yose down sawa, ni ibintu byiza cyane. So ndagira ngo uri gusoza cyangwa turi gusoza dukubita kandi karirimbo kamwe. Ufite umwuka? Yego. Sasa turagira ngo dukubita kandi karirimbo kamwe kugira ngo bigende neza fast to 5, hanyuma abanyarwanda bazagukumbure. Twagiye. When I am down and all my soul so weary, with troubled sky and my heart within me, when I am still waiting in the silence, till you come, I sit thou with me. You raise me up so I can stand the mountain. You raise me up so I can stand me sing. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Well, ladies and gentlemen, ariko umuntu ajya yibaza ibibazo nka kimwe cyangwa bibiri, akora ibyo n'ibyo ndi kwibaza mu mutwe wanjye. Umuzika ubundi music njyewe ku giti cyane nyifata nka life, n'ubuzima tugomba kuba tuba mu munsi ku munsi. Ikibazo cyawe ni kimwe, ugarukiye aho nayo ntangiye kujya mu mwuka, ariko ntacyo uzandirimbira neza, ariko kuko abanyarwanda bakeneye ibyiza gusa, niyo mpamvu tugomba kuba turi hano. Hanyuma ladies and gentlemen, ndimo gusoza ngana ku musozo, hanyuma nagoze nkubwira Mika Fashion ni umugabo ugufasha kugira ngo ibintu byawe bigende neza cyane. Ushobora kuba ufite event, ushobora kuba ufite company yawe, ushobora kuba ufite ibintu byinshi ugomba gukora ariko bijyanye n'imyambaro. Mika Fashion agomba kugufasha muri ubwo buryo cyangwa ubundi. Hanyuma Mika Fashion turi hano kwa Rujugiro, turi Gikondo hafi y'Isibo TV, kugira ngo
tube tumeze neza cyane, tugane tukwakire neza customer care ni ibintu byacu, hanyuma ibintu bigende neza 5/5. Hanyuma wenda turi gukomeza tugana no ku musozo, turagira ngo wenda hari indirimbo wazuririmba indirimbo z'abandi bantu n'iz'abandi bantu, ese wowe nta ndirimbo yawe ugira ku giti cyawe wanditse ufite nko mu bitabo cyangwa se wajyanye, eske wari wagera muri studio? Oya. Ntabwo uragera muri studio. Yego. Wa muntu akeneye support iri serious. I swear to God, akeneye support iri serious kugira ngo tumuvane ku rwego rumwe. Nitwumva bya bintu byacimo fresh tuzanamujyana muri studio. MPTV, The Hidden Talent Show, niyo mpamvu tuba turi hano. Hanyuma ndagira ngo nkubwize ukuri, uyu mwana arashoboye ahubwo akeneye support zanyu. Hanyuma ndagira ngo wenda turi gusoza tugana ku musozo kugira tubigenze neza, byibura hari akaririmbo wanditse? Yego, ariko ndacyari kwitegura, ntago ndayisoza, ariko nabaririmbira akantu gato. Yego. Ufite umwuka? Yego. Ufite umwuka? Yego. N'agatuza? Okay, ladies and gentlemen, reka twumve indirimbo yiwe yanditse kugira ngo tukomeze tumufashe. Uyu munsi byahindutse kubera yuko dusanzwe twakira abantu bavuga ko bafite impano kandi baziyumvamo kandi banashoboye, ariko noneho uyu nguyu aragira ngo mumufashe byibura impano ye y'improving ijye hejuru, izamuke igire aho igomba kugera. Niyo mpamvu yavuze ati reka basabe mumfashe, niyo mpamvu namwe muri aho ngaho kugira ngo mumufashe, niyo mpamvu kugira ngo uyu munsi reka twumve byibura indirimbo yanditse, twumve byibura twayiheraho tugira icyo tumufasha kugira ngo zimeze neza zigende neza 5/5. Niyo mpamvu nababwiye ngo nimwe mujajinga impano z'abanyarwanda, ntago ari njyewe. Niyo mpamvu mwebwe mugomba kumva ibi ngibi tubikore cyangwa tubyihorere. Let's go. Niko bimeze, niko bimeze. Give me good love. Nzagukunda iteka niteka, baby boy iteka niteka. Narangiye kujya muri melody ya nyayo, urandemanganyije. Ladies and gentlemen, tubikore cyangwa tubyihorere? One more time, tubikore cyangwa tubyihorere? Reka yongera turirimbire kano kantu. Niko bimeze, niko bimeze. Give me good love. Nzagukunda iteka niteka, baby boy iteka niteka. Baby boy iteka niteka, baby boy. Natashira mu vasi yanjye ariko nanjye baby boy. Okay, ladies and gentlemen, this is the Hidden Talent Show. Iyi ngiyi ni MPTV online. Remember ndabigusaba buri munsi ngejeje aho ngaho. Sasa hano hari ibintu bya chess, dukine ngo kubite. Tubikore cyangwa tubyihorere? Ufite ubwoba? Oya. Okay, tubikore. Okay, nasema byo ladies and gentlemen, nasema ibo nabonye ari ubwa mbere, nabonye ari filime kwa kundi wumva ngo kabutura yagiye guta yari yo munyorogoto, ni filime nyine tu. So ariko ntari wenda ubutanzagaruka nabimenye inshallah. Niyo mpamvu support tuba dutanze tugomba kujya kumenya yuko ya support byibura yaciyemo cyangwa byaranze cyangwa byagenze gute, kugira ngo dushake ubundi bufasha bumwe cyangwa ubundi kugira gahunda zigende neza 5/5. Hanyuma kugira ngo turi dusoza turirimbe akaririmbo wanditse, inshallah wenda tuzakajyana muri studio, sibyo? Nta kibazo, ndabishaka. Okay, so tuzakajyana muri studio, ariko burya impano burya igaragaye yo yeretse abantu yarebwa n'abantu 100, abo baba bahagije. Mu by'ukuri abantu 100 baba bahagije kugira ngo byibura bajajinga impano y'umuntu, bavuge bati impano ni sawa cyangwa se impano n'ubufu. Niyo mpamvu ngiye kuri nge nukuri respect. Murakoze. Urabizi
ndabimenye. urabi ninjye wa mbere ukubwiye ko ubizi. Oya nyine wapi, hari n'abandi bajya babimbwira. Well, hanyuma noneho sasa turi gusoza, ndagira ngo usezere kuri bare badukurikiye, ariko gusezera bya nyabyo, ariko utarasezera nanone kuri famiye yawe. Turajya kuri kote ya famiye yawe, wenda ngiye kujya, ntago njya nkunda kwinjira muri background z'ubuzima bw'umuntu, ariko ku kijyanye n'impano ho mbasha kwinjiramo gatoya. Famiye yawe ku muzika wawe, cyangwa ku cyo utekereza ku muzika wawe, bagufasha iki? Icyo bamfasha ni uko makwaje, kuko nicyo bashoboye. Reba makwaje, icyo kintu bashoboye. Nakoze. So uvuga iki ku babyeyi bavuga ko umwana w'umukobwa wagiye muri muzika aba yabaye igicibwa, cyangwa se indaya, cyangwa se aba yabaye ikindi kintu ntange ntazi, ubwo ukuntu babifata n'ubundi bumva ko bitanabaho? Ubabwira iki cyangwa ubavugaho iki? Ababyeyi bameze uko nyine, icyo mbavugaho ni uko baracyafite imyumvire nyine iri hasi, imyumvire mibi. Ahubwo nibo bagomba gufasha abana babo, bakabaha kuraje mu byo bari gukora, kugira ngo umwana nyine azagire aho yigeza nawe. Rero icyo nababwira ni uko bagomba gushyigikira abana babo, bakikuramo iyo myumvire ibarimo itari myiza. Murakoze. Ni ukuri nibyo kabisa. Ladies and gentlemen, nimba ufite umwana wawe, cyangwa se ufite umuntu ubona ko afite impano, wimupfukiranya, kubera ko impano ni ubuzima. Nk'uko twabibonye, impano ni ubuzima, kandi impano iragutunga paka uvuye ku isi ya rurema. So niyo mpamvu ndagira ngo turi gusoza, ndimo no kunyaruka, ndagira ngo Imana ibahe umugisha, kandi Imana ikomeze kubuzuriza ibyiza mwifuza, kugira ngo gahunda ziba zimeze neza. Niyo mpamvu mbabwira nti umutumirwa w'uyu munsi ndagira ngo abasezere, abahereze peace and love, and then tuzongere guhura when God wishes. Murakoze. Hanyuma se turakoze. Niko ladies and gentlemen, arabasezeye ngo murakoze. Murakoze. Gutyo tu babwire. Ngize ukuri, niba amagambo mbwira atari ibipapirano. Ngize ukuri, niba amagambo mbwira ari ukuri. Mbwize ukuri. Ako man, nanjye ako hazaza umupresent umwe nanjye akavuga ati The Hard International muzanye T, noneho abo umuhanzi yarabuze G-Face, ntago wabishobora. Ladies and gentlemen, nanjye ndimva impano yo kuririmba, umunsi umwe muzajya kumva mu mbe naririmbye, nta mikino gusa nakare gaciyemo. Imana iguha umugisha kuba waje kuri MPTV. Murakoze namwe. Imana kandi ikomeze kuguhereza ibyifuzo byose wifuza. Murakoze. Ubutaha tuzagaruka byibura uri muri studio ufite nk'indirimbo nk'icumi byibura. Nta kibazo. Yego, Imana niyo nkuru, kandi Imana niyo ikora, kandi ubushake nibwo bushobozi. Imana ibaha umugisha. Ladies and gentlemen, ndabashimira kuba dukurikiranye kuri MPTV, ndabashimira cyane kuba mukora commentaire kuri MPTV, ndabashimira cyane kuba mukora subscribe kuri MPTV, ndabashimira cyane kuba mukora share and like. Imana ibaha umugisha, kubera yuko Imana niyo nkuru. Hanyuma mbabwira yuko Mika Fashion toujours, impamvu bavuga Mika Fashion na association with MPTV, mba ngomba kuyivuga inshuro nyinshi, kubera yuko Mika Fashion ni umugabo udufasha cyane. Imana imuha umugisha, nawe ahari abakurikirana ibikorwa byacu umunsi ku munsi. Ndamushimira cyane. Nakubwiye ngo ukeneye kwambara neza, nta munyarwanda wambara neza utarageze kwa Mika Fashion, nta cyamamare cyambara neza kitarageze kwa Mika Fashion. Imana imuha umugisha. Hanyuma reka ujye umugana buri munsi, umunsi ku munsi. Event yawe nimba ushaka kugira ngo igende neza, dufite abakameramane, dufite ibintu byinshi cyane bro, dufite ibintu bimeze neza. Dugane tugufashe kuri Mika Fashion kugira ngo gahunda zawe zijye zigenda neza. Aho ushaka kuba ufite agatasi wowe wicaye muri kwavuga ati kano gatasi ni sawa, reka nkandikisheho utuntu. Ushaka kuba ufite BB, agashati, ushaka agapira, ushaka kwandikishaho utuntu tumeze neza, uri kumwe n'umukunzi wawe, turagufasha cyane kuri Mika Fashion, tukabikora neza cyane. Imana ibaho umugisha, kubera ko mudukurikirana umunsi ku munsi. Imana ibaho umugisha, kubera yuko mudushyigikira umunsi ku munsi. Umutumirwa w'uyu munsi reka dusoreze aha ngaha.
reka tuzongere guhura wene God wishes kubera yuko Imana niyo nkuru, Imana nigira neza kandi another day another blessing kubera yuko blessing zazigomba kuduhoraho umunsi ku munsi. Peace and love. Nitwa MCT behind the camera ni Maniga Luck the GFS, hanyuma ekipe nini cyane ya MPTV. Dushimira cyane Shitani muramuzi cyane waduhaye location nziza cyane turicaye mu munsi. Reka Imana ikomeze muhumugisha kandi ikomeze kumwagurira ibikorwa byiwe. Hanyuma I'm out. Respect.